gusengera abantu ariko Imana ifite ibintu yakoze bikomeye cyane mbese yavunaguye inzugi z'imiringa n'ibihizo by'ibyuma. I thank God that brought me to Grace Room, and the Lord has done great things for me. He has broken the bronze gates. Isaha yanjye rero yageze cya gihe Pastor Lamek yari hano. Okay. My appointed time came when Pastor Lamek was here. Izigera ihora igera buri munsi buri munsi. And every day my appointed time is coming. Ndashima Yesu ko umwana wanjye wadutumiye hano yaje hano afite ikibazo ariko atarakimbwiye kandi ari umwana wanjye ngo afyaka n'imfura yanjye afite umuriro umutwika mu mutwe. Noneho nanjye icyo kintu kiramfata kubera ko ngewe ubundi ndanjye ndasenga nkasenga nkizera Imana ko ikiganza cyanjye Yesu yagihaye ubushobozi n'ububasha ko cyabasha gukiza akaba ari cyo nkoresha. Noneho ntiyabimbwiye kuko we yari yaraje muri Grace Room kera tutabizi. Ariko ndashima cyane Yesu. Icyo gihe naje gufatwa n'ikintu nkakorwa naba ndimo kuvuga nkakorwa naba nsinzire nkakorwa n'amacandwe naba ndavuga you spirit ndakumenye you devil ntabwo uri umwuka w'Imana. Ndaza hano nari nicaye hano ku murongo wa kabiri ndasenga murwana n'umwuka hano hari ugusenga gukomeye kw'imbaraga nkuko mujya mubibona nabohokeye hano. Oh, hallelujah. Ndakira. Hallelujah. Mutumva ngo narakorwaga bisanzwe ariko narakorwaga kwa kundi ubura umwuka n'uwo muryamanye ukaba uta like amacandwa kankora nkabura umwuka like it was death. Urebye yari spirit y'urupfu ariko mu izina rya Yesu yanesheje urupfu. I want to thank God that overcame the spirit of death, because I was attacked by a spirit of coughing, and I would cough to a point of wanting to faint. It was too much, but the Lord delivered me from Grace Room. The Lord also delivered my child, who was the reason for our coming. My child had a sickness that she would feel a lot of heat and burning in her head, but she was also delivered. Yabimbwiye gute rero nuko namubwiye ngo cya kintu cyakiza arambwira ati mami ati burya nanze kubikubwira ngo udahangayika atari kuburyo ibona tahaga buri gihe mvuye ku kazi mvuye ku ishuri nkakubwira ngo ndumva nshaka kuryama akahora nk'imiti nkamubuza kunywa imiti y'umutwe nkamuga ngo unywa amazi yo atayari ariko atari umunaniro ariko atabimbwira ngo mpangayike ngiye nkamusengera nyine bisanzwe kwa kundi dusenga abakristo. Ariko ndashaka kubwiza ukuri ngo yarambwiye ngo muri Grace Room nzahaguma kuko nanjye nahakiriye icyo kintu. So when I told my daughter that I've been healed, this is when she opened up and told me that I did not want you to get worried, but I also had an issue. This is why you would see me taking pain medications and wanting to sleep, telling you that I was tired, but I was not tired. I had something burning in my head, but it is in Grace Room that I was delivered. Rero umwana yigiye hano gusenga umwana yakuye hano akazi keza. Wow. Ubakora hanze no mu Grace Room eja. Wow. So the child was able to learn how to pray, and the Lord blessed her with a wonderful job. She's working in Asia. Iyo ntakurikiranye ahita amenya akambwira ngo wagiye wakurikiranye ubuhamya bwose buba hano lanchawa kandi akora akazi like agenda ahantu hose mu bihugu byose ariko ntajya aryama abakurikiranye Grace Room. She's always following Grace Room all the time. Hano nahakiriye amaguru naje gufatwa n'amaguru like hari ibintu nyine biza like bikakwatakinga bivuye kwa Satani ariko ibyo bicano ngiye nibyanshobora ko ndi umuriro. I was also attacked by a sickness in my legs, and I knew it was an evil altar, and I knew they would not manage me because I am a fire too. Nakiriye hano munda nkira icyo kintu nanjye cyantwika kuko cyamutwikaga niko cyantwitse ngira ngo cyaziye rimwe ariko buri muntu yabaga yizi bikimuriho. Umwe agaceceka n'undi agaceceka. N'undi agaceceka. Ariko nyine nkahora nsenga ariko urumva utwo ducaniro kiragenda kigafataha
ariko jyewe ndumuro ntibyatubasha. The Lord also delivered me from the same altar of feeling fire in the head like my daughter had been attacked. The same thing attacked me, but the Lord delivered me. The Lord also delivered me from a stomach issue. There are evil altars that have been here and there, but the Lord has given us the victory. Ikindi umwana wanjye muto wa nyuma wa bucura nawe yarwaraga ibintu bimeze nka asima, ariko atari asima bona mbizi neza ko atariyo, ariko kwa muganga bakavuga ko ariyo, akajya buri umwuka yawuburaga ryari buri uko buri gihe cyose yabaga bari hafi kujya mu bizamini yararwaraga akaremba nkamusengera, noneho bagahora bambwira ngo kusengera abandi wasengeye umwana. Murabizi abantu b'abakristo, murabizi ayo magambo bajya babatubwira kutisengera kusengera. Ndavuga isaha ye izagera kandi azakira. Rero yarakize. Oh, hallelujah. My young child was also healed from an asthma-like sickness. The doctors would say it's asthma, but I knew it was not, because it would come when she was nearing examination time. That's when she would be attacked. And of course, I was challenged by people. They were like, "You're Christian, you pray for others, why don't you pray for her?" And I waited on the hour of the Lord, and my young child was also delivered. Ikindi yaje kubura ubwenge kandi ubona ari umuhanga, n'umuhanga cyane, n'umunyabwenge cyane, akora ibintu by'ubwenge bwinshi ubu. Noneho agatsindwa completely, aratsindwa akajya abona amanota 30 nangahe, bakambwira ngo kubera icyo utamusengera, kubera ko nyine bazi ko nkunda gusengera abantu, ubwo bakumva ko nyine ngomba gusenga bigakoreka. Ndababwira ngo one day I will testify. None magaze muri Grace Room mvuga ngo yabonye amanota 82. Hallelujah. She said that my child was a very bright child, but at one time she was attacked and all the wisdom was taken away to an extent that she would score like 30%. And of course people would still challenge me and say, "You're able to pray for others, why don't you pray for her?" I stood steady fast and I said, "The Lord will do it and I'll testify." As we speak right now, her wisdom was brought back and she scored above 80. Uwo undi muto nuwo ngo warwaraga nyine igihe cy'ibizamini cyajya kugira akarwara akabaduhora Faisal nkasenga. Iyo najyaga mu cyumba mo kumusengera, iyo namaraga kumusengera byaranyatakingaga, akaba nkumva ndimo ndabura umwuka, ari nkasenga jewe nkahita like nkuko wajya ahantu hatari umwuka ukumva urimo urabura umwuka. Narabibonaga neza kutarasima ari ibicaniro, ariko ndashima Yesu wabikoze. Umwana yarakize neza cyane cyane, n'ubwenge bwaragarutse aratsinda. Ubu nyine yabonye uva ku manota 35 n'umunani ugere kuri 82. Ubu niyo yabonye kino gihe. Thank you, Jesus. The child was really delivered from 30% to 82%. Ndashima cyane Imana ko hari ibintu by'igisuzuguriro byangaragaragaho mu rugo. Narabibwiye ngo Lazaro yarazutse, nkajya mbibwira ngo Lazaro zuka, urazuka mu izina rya Yesu, by force by fire of the Holy Spirit. Ubu byarazutse, yarazutse. There are so many things that God n'ibindi biratwite. N'ibindi byinshi biratwite, tuzakenyeranye twakenyere tuze dushima Imana byabyaye. There are so many things that cause shame to me, but every day I'll talk to it and say, as Lazarus resurrected, rise and rise. So as I speak to you right now, most of those things have risen again and others are on the way. They are pregnant. I'll prepare to come and give my testimony in full. Ishimwe ry'umwe ryari twigisha sivyo? Muhe microphone. Mama arimo aratubwira ngo akunda gusenga. Umwana we mukuru arimo arashya mu mutwe sibyo? Nawe arimo aragira ate? Arimo arashya. Umwana yanze gutera mama ikiburiya agahinda, na mama yanze gutera ariko satani urimo, na mama yanze gutera umwana agahinda. Kumbe bombi igicaniro kibakubita ni kimwe. Kirimo kiravuga ngo mwibabazanya. Awugira ngo mufatanye musenge, mwibabazanya. Mwagiye? Hano hari umwana muto yabuze umwuka. One child is fainting. Yamara kubura umwuka ku ishuri gahita bigira gute? Bikanga. Kandi bikanga
amanota kanga kandi buri uko bagiye utangira ibizami yagiye ate. And when they were approaching exams, asthma would come. Ariko sibira ni asthma ntabwo ari asthma. ntabwo ariyo. Asthma like something. Ni igiki buriya? Cyuka kibi cyashaka kumwica. Nka cya kindi cyamfashe nyine cyatumaga nkakorwa n'aba tuvuga nk'ubu. Harya nawe warakorwaga? Icyo nyine like iyo nasengaga kino uyu nguyu agakira. Nukuvuga ngo cyarazaga in another form. Ni muzi Satani. Wowe ugahita utangira gukorwa mpaka umwuka ugashira. Jewe natangiye gukorwa kubera ko bigeze kumbaga noneho bakambaga nka burijwi ariko ndizera Dr. Ramwawe ntabwo nzongera kuvuga sinzongera kuririmba ndavuga ngo nzaririmba nzavuga n'ubu azankurikirana zamboro kuko uri muravuga kuko ndavuga kandi yabaye inshuti yanjye arabizi ko nyine like ngewe mugera imbere nyine nkavuga ubutumwa nzavuga narakize sindwaye noneho ntangira kujya nkorwa gutya mitamenya ko there is something behind ikintu cy'umwanzi icyo nakoze rero narasenze ndasenga ndizera nza no muri grace room dore hano neza nyine narasenze ndizera mbwira umwuka ndawubwira ngo genda ndavuga nzojya gukorwa ndakubwiye ngo ndekura ntabwo ndi uwawe ndi umuriro mu izina rya Yesu konguka. Every time ariko wabwiye ukwegereye umugoroba. I love you, woman of God. So every time she prayed for her children, the same thing would attack her again in another form. But she refused to give in. She came to Grace Room and said, devil, I have known you. Stop right here. I cannot cough again. You are an evil altar. I am a fire. Catch fire and be consumed. And it had her and it went away. How? She said, shh, and it went. Rero mujye mwiga buriya. Yambwira Satani ngo pack your things and go. I normally tell the devil, pack your things and go. Fata kavarize ka ushiremo ibintu byawe neza usokere mu rugo. Senga mbwira Satani ndambwira ngo pack your things and go, pack your things. Come on Grace Room uyu mugoroba muramubwira gute? Pack your things and go. Now twagiye kugira ngo n'abandi bashime ariko mbashaka kugira ngo ishimwe ry'umwe ryigisha abandi.